bishimangirwa n'umurongo wo muri Korani ku isura ya 96 ku murongo waho wa mbere ugakomeza. Bishatse kuvuga iki rero? Mu ijambo ry'Imana no mu bitabo by'Imana biruzuza, ntabwo bijya bisenyana cyangwa se kimwe kivuge ibitandukanye n'ibindi. Aho twari turi kugaragaza ese ni iyihe ntumwa twasanze muri Yesaya yaba yarahawe igitabo ikabwirwa ati soma, igasubiza ati ntabwo nzi gusoma kubera impamvu zitandukanye. Uwo murongo rero, iyo mirongo ibiri tumaze kubona hejuru aho, iratugaragariza neza ko nyuma ya Yesu hari indi ntumwa yaje, kandi byaba byiza tuyikurikije tukumva n'ibyo yatuzaniye. Kubera icyo gitabo yari iri guhabwa cyari kirimo amategeko arebana natwe, adafite abandi arebana nabo batambutse, usibye yuko ari twebwe areba. Noneho dusimbukiye mu gutegeka kwa kabiri, mu gutegeka kwa kabiri umurongo waho wa 18, mu gice cyawo cya 18 umurongo waho wa 18, aha turahasanga ikiganiro aho Mose yari arimo arahishurirwa ukuzaza kwa intumwa Muhammad, aho hagira hati ugutegeka kwa kabiri mu gice cya 18 umurongo wa 18, nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Rero nk'uko tubizi, intumwa z'Imana ntabwo zavugaga ibintu zivanye mu mutwe wazo, ahubwo usibye ko umumarayika Gaburiyeli niwe wabazaniraga ubutumwa buvuye mu ijuru ku Mana, kugira ngo batabasha kutubwira ibyo bitekereje cyangwa ibyo bashaka, ahubwo batubwire bwa butumwa nyine bwabazanye hano kuri iyi si. Rero nimba Imana yari iri kubwira Mose imubwira ati nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, ahangaha biragaragara ko ari Mose, nk'uko na Mose nawe yahagurukijwe muri bene wabo, agatumwa muri bene wabo. None Imana igakomeza ivuga ati nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Ni ukuvuga ngo rero iyo urebye n'amateka ya Muhammad, ntabwo yigeze avuga ibindi bintu byose akuye mu mutwe we cyangwa se ibyo yifuza, usibye ko yavugaga ibyo Imana imutegetse. Ibyo rero turaza kwibaza ati se nimba Imana yari iri kuvuga ngo azajya avuga ibyo imutegetse, ese Imana ni bimwe mu byo Imana yamutegetse ngo atubwire byaba ari ibihe? Kuko abantu benshi bakunda kwibaza ahantu twakura definisiyo ya nyayo y'Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza Imana tuzajya dusenga. Rero muri cya gitabo twabonye hejuru muri Yesaya gifatanyishijwe ikimenyetso, ari nacyo gitabo cyahawe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niho ku gice cyaho niho ku isura yaho y'112 umurongo waho wa mbere dusanga Imana yatweretse definisiyo yayo ubwayo, itagira amakemwa, itagira n'icyo wayinengaho, aho Imana yagize ati a'udhu billahi minash shaitani rajim, izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi, vuga yewe Muhammad uti urumva yuko ukuntu iki kiganiro gitangiye Imana ibwira ya ntumwa ati vuga, nk'uko twabibonye hejuru mu gutegeka kwa kabiri, aho Imana yavuze ati nzahagurutsa intumwa muri mwebwe
bishira amagambo yanjye mu kanwa kayo. Urumva rero ntabwo, niyo mpamvu hano dutangiye tuvuga ati vuga yewe Muhammad uti we ni Allah. Ubwo we ari kuvuga ni Imana nyine, ari kugaragaza ko atari muri kwivuga, ari kwerekana ko ari kuvuga undi muntu. Uwo rero ari kuvuga ati vuga yewe Muhammad uti we ni Allah umwe rukumbi. Allah ni ijambo ryo mu Cyarabu ariko mu Kinyarwanda risobanuye Imana. Ni Imana imwe rukumbi. Allah uwishingikirizwa. Nk'uko tubizi twese, iyo ugeze mu bibazo cyangwa uri mu byishimo, nta wundi muntu wishingikiriza usibye Imana imwe rukumbi. Waba uyizi, waba utayizi, waba uyemera cyangwa se utayemera, shiduka urimo urishingikiriza Imana. Allah uwishingikirizwa. Ubwo nituzatuvuga Allah ujye wumva Imana, kuko Allah ni Imana mu rurimi rw'Icyarabu. Noneho umurongo wa 3 ukomeza ugira uti ntiyabyaye kandi ntiyanabyawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha Imana yari iri kutwereka definisiyo yayo idafite ikibazo na kimwe, yuko Imana ntiyigeze ibyara, ntiyigeze inabyarwa, kugira ngo ice ikibazo cyari gihari cyo kutumvikana neza ku Mana ya nyayo. Hari bamwe bizera yuko Imana ari yabyaye, hari n'abizera yuko Imana yabyawe, hari n'abizera yuko wenda dushobora kuba dusa nayo. Noneho hano Imana irimo iraca iteka ivuga ati ntiyabyaye kandi ntiyanabyawe, ndetse nta na kimwe ahwanye nacyo. Ubwo Imana yari iri guca iteka ivuga ko mu byo yaremye byose nta kintu na kimwe ihwanye nacyo. Urumva rero iyi ni imirongo imwe n'imwe dusanga muri Bibiliya, hari n'iyo dusanga muri Korani, ibasha kudufasha gusobanukirwa, kumenya ukuri kutarimo ikibazo na kimwe, ugendeye ku byanditswe, kuko nimba wemera ibintu byanditswe. turagushimira kuri iryo jambo. Ikindi kibazo twari dufite ikibazo, hari abantu bavuga ngo kugira ngo dutandukanyirize Yesu Kristo na Muhammad, tubwire buri wese n'igice cye, tubwire uburyo Yesu umwemeramo, tubwire Muhammad uburyo umwemeramo, tubwire n'Imana tubwire. Turagira ngo ibyo bintu bitatu tuvane mu rujijo, kuko hari benshi batajya babimva kimwe, kugira ngo dufashe tubyumve cyane. Murakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza. Ubwo reka tugihere, wenda tubanze tugereranye aba bantu, noneho nitumara kugereranya aba bantu tuhita tunasobanura neza ibyabo. Hari intumwa zigera muri 3 nshaka ko wenda tureba ibyo zihuriyeho n'ibyo zitandukaniyeho. Muri izo ntumwa turareba intumwa yitwa Mose, intumwa yitwa Yesu, intumwa yitwa Muhammad. Mose atangira guhabwa ubutumwa, yatangiye kubuhabwa afite imyaka 40, ariko Yesu atangira guhabwa ubutumwa no gutangira kubwiriza ijambo ry'Imana, yatangiye kubwirizwa no guhabwa ubutumwa afite imyaka 30. Noneho Muhammad atangira guhabwa ubutumwa no kubwiriza afite imyaka 40. Urumva biradusubiza kuri wa murongo wo mu gutegeka twabonye, aho Imana yari iri kubwira Mose bati nzahagurutsa
intumwa imeze nkawe. Ni ikishaka kugaragaza yuko kugira ngo Imana igaragaze ko Yesu kuko ari we waje imbere ya Muhamadi atari we Imana yari iri kuvuga muri kwa gutegeka, undi bameze kimwe, urumva bagomba no guhuza ibintu bimwe na bimwe. Mose yahawe ubutumwa afite imyaka 40, Yesu abuhabwa afite 30, Muhamadi abuhabwa afite 40. Noneho nitujya ku gice cy'ababyeyi, turasanga Mose yari afite ababyeyi bombi, papa na mama, ariko Yesu yari afite umubyeyi umwe, yari afite mama we. Noneho Muhamadi turasanga nawe yari afite ababyeyi babiri. Urumva ko Mose na Muhamadi bari kugenda basa cyane. Noneho twajya ku mpfu zabo, iyo turebye ubuzima bwa Mose dusanga yarabayeho akanagerwaho n'urupfu rusanzwe, agapfa agahambwa bisanzwe, ariko Yesu ntabwo yigeze apfa. Habayeho igitangaza, turaza kukireba imbere, yabashije kuzamurwa ajya mu ijuru adapfuye. Hari n'impamvu, kuko nta Imana igikora ikintu idafite impamvu. Noneho Muhamadi nawe turareba dusanga yabayeho nk'umuntu bisanzwe, igihe cye kigeze cyo gupfa arapfa. Ubwo Mose na Muhamadi turacyabona ko biri gusa, ariko Yesu bidasa. Turaza no kwiga kumenya impamvu Yesu we bidasa. Noneho twajya ku miryango, turasanga Mose yarashatse aranabyara, ariko Yesu ntabwo yigeze ashaka umugore, nta nubwo yigeze abyara umwana. Ariko Muhamadi nawe yarashatse abyara n'abana. Urumva rero aha nagiraga ngo mbanze nsobanure ngaragaze itandukanyirizo riri hagati ya Yesu na Muhamadi nifashishije Mose. Ariko none itandukanyirizo rya Yesu kuri Muhamadi we turaza kubireba muri Korani, aho Imana cyangwa se kumwe twabireba muri Bibiliya, aho Imana yagaragaje ko ubuzima cyangwa se urugero rwa Yesu kuri iyi si ruhura n'urugero rwa Adamu, turebeye mu bitabo yaba Korani cyangwa se tukareba muri Bibiliya. Noneho ubwo reka duhere mu gusobanura, mu gutandukanya ibintu, aho ese Yesu ni muntu ki, ese Muhamadi ni muntu ki, ese Imana yo ibyayo bimeze gute. Umurongo twakwifashisha kugira ngo dusobanure Yesu ese ni muntu ki, turareba muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, aho Yesu ahamya uwo ari we. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 haragira ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi nohereje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera utaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Icyo ni igice cya mbere. Reka turebe no mu gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri 32 ku murongo wa 39 haragira ati, nuko mumenye yuko njye ubwanjye ari njye Imana, kandi yuko nta yindi Mana ifatanya nanjye. 32 Imana ifatanya nanjye, ni njye wica, ni njye utanga ubugingo, nakomerekeje ni njye ukiza,
ntawe ubasha gukiza uwo mfasha mu kuboko kwanjye. Aha ngaha Yesu yari ari kugaragaza ubutumwa Imana yamuhaye